Mu mashyamba y'inzitane atwikiriwe n'ibitare, mu butayu bw'amayaga no mu misozi y'ibyatsi birebire, mu buhumbikiro bw'inyamaswa, urusobe rw'ibimera n'uruhurirane rw'amajwi y'urusobe rw'ibinyabuzima. Aha niho haba inyamaswa iteye ubwoba ariko iniganje mu bwiza, ikinyabuzima cyigenga kandi gifite ubushobozi buhambaye. Inyamaswa itinyitse, nziza kandi ifite ubuhanga budasanzwe mu gucunga umutekano w'ubuzima bwawo. Imwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo kuba ahantu hose. Panthera pallidus, the leopard. Ingwe, inyamaswa ya mbere mu gutega mbushi, umuhigi w'ikirenga ushobora kwirwanaho wenyine kandi ubasha guhangana n'ibigeragezo byose bije. Ariko se ni gute ngo itandukanye n'izindi nyamaswa bifatanyije ubuzima bwo guhiga nk'intare, igisamarwe n'izindi? Ni ubuhe buzima ingwe zibamo? Ni gute yisanze ariyo mpigi ya mbere ku isi? Ndabasuhuje, nyita Jean Marikovu. Iki ni ikiganiro ubuzima bw'ishyamba. Reba ko wakoze subscribe ubundi twinjirane mu mashyamba y'inzitane tujye gusura iyi nyamaswa ikomeye cyane, ingwe. Mbahaye ikaze. Uyu munsi wa none tugiye kugera hafi y'iyi nyamaswa kugira ngo tumenye neza ubuzima bwayo, ibanga ry'imbaraga zayo, ubumenyi, imyitwarire n'ubuvumbuzi. Mu kiganiro giheruka twabasangije ubuzima bw'intare, Panthera leo. Izi zose zihuriye mu muryango umwe, Panthera, hamwe n'igisamarwe. Ni umuryango w'ipusi ubamo inyamaswa z'impigi. Ingwe ni inyamaswa nini, ifite umubiri utajegajega, uruhu rw'amabara meza. Uruhu rw'ingwe si uko gusa ari rwiza, ahubwo ni igikoresho cy'ubuzima bwayo. Biyifasha kwihisha, rukayirinda mu mbeho no mu bushyuhe, ndetse rukayiha amahirwe yo guhigana ubuhanga na tekinike. Ifite ubwonko buhebuje n'amaso akurura byose. Ibi biyihindura umuhigi w'ikirenga. Ingwe ifite imitsi ikomeye cyane. Ifite ububasha bwo guterura inshuro 3 uburemere bwayo, kandi ifite amenyo manini ashobora gutobora igufa ry'inyamaswa. Nubwo idashobora kwiruka ngo isige inyamaswa yitwa cheetah, urutaragwe, gusa ingwe ishobora kwihuta kugera ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha igihe irimo guhiga. Uyu ni umuvuduko munini cyane uyiha ubushobozi bwo gufata umuhigo wose ishaka. Ingwe ifite uburyo bwihariye bwo kubona nijoro, aho ishobora kubona inshuro 3 neza kurusha umuntu. Bituma ibasha guhiga neza mu gihe cya nijoro, kuko ibireba neza umuhigo mu gihe umuhigo wowe ufite ikibazo cyo kutareba nijoro. Ingwe yicaye mu mashyamba, amaso yayo areba umuhigo uri mu gicucu. Igenda buhoro, maze itunguranye igasimbuka igafata umuhigo wayo. Iyo ingwe irimo irahiga ntabwo yiruka, itegura ibitero byayo neza mu bwitonzi bukomeye cyane, igategereza igihe cya nyacyo ubundi ikataka. Ingwe ntiterwa ubwoba n'umuhigo, ica hirya no hino igashakisha inzira yoroshye yo kwegera umuhigo wayo neza. Iyo igeze hafi y'umuhigo irahagarara
ikareba neza uko impande zose zimeze, ubundi igasimbuka igafata ku ijosi, igaheza umuhigo umwuka. Iki gihe ntabwo umuhigo uba ukirokotse, aba ari umunsi w'urupfu. Ifata ku ijosi ry'inyamaswa ikayiha ikinya cya nyuma. Ingwe akenshi zikunda guhiga inyamaswa zoroheje zirimo impongo, ishya n'ibyana by'imbogo. Ingurube y'ishyamba izwi nka kasongo, amafi, ndetse rimwe na rimwe iyo yatorotse parike zishobora no gufata amatungo y'abantu. Ntibibagirwe n'inyoni hamwe n'ibisiga iyo yagifashe na kirakirya. Reka turebere hamwe uburyo ingwe zibaho. Ingwe iryamye mu bushorishori bw'igiti iba ireba hasi izindi nyamaswa uburyo ziruka. Ibi bikayigira inyamaswa izi kwihisha cyane, bikanayiha umutekano usesuye. Ibi bitandukanye n'intare. Ingwe ntiziba mu matsinda, ingwe ziba zonyine kandi ntizikunda kwivanga n'izindi nyamaswa, kereka gusa iyo irimo irahiga. Ahantu zikunda kuba ni mu mashyamba y'inzitane atwikiriwe n'ibitare, mu butayu bw'amayaga no mu misozi y'ibyatsi birebire, mu buhumbikiro bw'inyamaswa n'urusobe rw'ibimera, uruhurirane rw'amajwi y'urusobe rw'ibinyabuzima. Ingwe zifitanye isano n'uduce twinshi tw'isi. Ziboneka muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu misozi ya Aziya, mu butayu bw'Ubuhinde no muri Siberiya. Zihitamo ahantu hihishe nk'amashyamba akomeye, imisozi ndetse n'ibyatsi birebire, aho zishobora kwihisha neza. Ubundi igashaka igiti ikibera mu bushorishori bwacyo. Ingwe ni ikimenyetso cyo kwihangana, imbaraga ndetse n'ubwenge. Reka turebere hamwe igihe cy'ubwima ndetse no kubyara by'ingwe. Ingwe zigira igihe cy'ubwima cyangwa se guhaka, ibyo bita gestation period mu ndimi z'amahanga, kiri hagati y'iminsi 90 n'iminsi 105. Ni ukuvuga amezi 3 kugeza kuri 3 n'igice. Iyo igihe cyo kubyara kigeze, ingwe ishaka ahantu hihishe muri ya mashyamba zibamo, cyangwa ahantu hikanye nko mu buvumo, kugira ngo ihabyarire. Akenshi uzasanga ingwe ishobora kubyara ibyana biri hagati ya 2 kugeza kuri 4. Iyo ingwe ibyaye, ibyana byayo bivuka bitabona, bidafite ubushobozi bwo kwirwanaho. Ibi bisobanuye neza ko nyina igomba kubyitaho cyane, ikabyonsa bihagije, ikabishyushya ndetse ikanabisha kugira ngo izindi nyamaswa z'impigi zitabirya. Mu minsi ya mbere ingwe ntisiga ibyana byayo, ibyonsa inshuro nyinshi zihagije ku munsi kugira ngo bikure neza. Nyuma y'ibyumweru 2 ibyana bitangira kubona. Nyuma y'amezi 2 ibyana bitangira kugenda buhoro buhoro ndetse bikanakina hagati yabyo. Ibyo bikabifasha kwiga uko bizaba ibihigi. Nyina itangira kubyigisha guhiga iyo bigeze ku mezi 3. Ni ukuvuga ku mezi 3 ibyigisha gufata umuhigo, ibizanira inyamaswa mu gihe iba yazindutse irahiga.
ubundi ikabyereka uko byica inyamaswa. Iyo bimaze kugira amezi 6 biba byatangiye guhiga. Aha bifata utunyamaswa tworoheje, nyuma y'umwaka umwe biba byagize imbaraga zihagije zo kuba yafata umuhigo wayo. Nubwo bimeze uko ariko ingwe zifite ibibazo bizugarije. Ingwe zigenda ziba mu kibaya cyatemwemo amashyamba, ubuhigi butemewe, abashimuta ingwe bazikeneyeho impu zazo. Nubwo ingwe ari nyinshi ubu zaragabanutse, kubura amashyamba ziberamo, guhigwa n'abantu, guterwa n'iterambere ry'abantu, ibyo ni bimwe mu bibazo byugarije ingwe. Hari ingamba zashyizweho zo kuzibungabunga. Aha twavuga nka ibigo bishinzwe kubungabunga ubuzima bw'ibidukikije ndetse n'ibishinzwe kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa zo mu gasozi. Turamutse dukomeje kwangiza ibidukikije, ejo hazaza h'ingwe ndetse n'izindi nyamaswa zo mu gasozi hazaba habi cyane. Ariko turamutse dufashe ingamba dushobora kuzirinda. Ibikorwa byo kuzibungabunga biragenda byiyongera, kandi hari icyizere ko inyamaswa zizagumaho. Ingwe ni ikimenyetso cy'imbaraga, ubwenge no kwihangana. Niba dushaka ko izi nyamaswa zikomeza kubaho, tugomba gukorana kugira ngo tuzirinde. Indirimbo ituje, ibimera bitemba mu muyaga, ingwe zimira mu bicu. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ubuzima bw'ishyamba. Ni ikiganiro cyagarutse ku buzima bw'ingwe, ubuhanga bwayo ndetse n'uburyo ari impigi ya mbere ku isi. Ubutaha tuzabakorera ku kindi kiganiro cyiza cyane. Tuzabasobanurira ku nyamaswa mukunda cyane: warthog, isatura, pumbafu mu rurimi rw'igiswahili, kasongo. Ndabashimiye, naho ubutaha.